nguhaye ikaze muri iyi nkuru naguteguriye kuri uyu wa kane ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Nubundi ni za nkuru dusanzwe tubamo buri munsi, sosiyete uburyo ibayeho, imibanire ya buri munsi. Murabizi ko akenshi nizo nkuru tugarukaho hano kuri Shadow 250 TV. Nguhaye ikaze rero muri iyi nkuru naguteguriye, ngira ngo already wabonye amafoto kuri iyo screen yawe y'aba bantu tugiye kugarukaho muri iyi nkuru. N'umugore witwa MUTESI Jorine Dusabe, ni mu gihe umugabo we witwa Chris Rugari. Uyu mubyeyi yiyiciye umwana we, yamwishe kubera ko umugabo we yashakaga gutandukana nawe kubera ibijyanye no gupimisha ADN, kubera ko yarikekaga kavuga ati rwose uyu mwana noneho naza kumenyekana ko ntabyaranye n'uyu mugabo biri buze kuza kuba byaba ikibazo gikomeye cyane. Yarikekaga nyine hari ukuntu umukobwa batazi ngo ninde wanteye inda, bitewe n'igihe abarimo. Ati namenya se wanteye inda rinde, ati wenda n'umugabo wanjye cyangwa ni kanakari twabyaranye. Nyine akabatabiza, arashidikanya, but finally ibintu yakoze, uyu mwana yishe basanze ari uw'umugabo we. Birababaje cyane. Bimeze gute iyi myitwarire mibi yaranze uyu mugore kuva agishakana na Chris Rugari? Ese iyi myitwarire bimeze gute, byagenze gute wera mu mwaka wa 2013? Iyi nkuru yubakitse gute? Iyi nkuru irareflectinga byinshi bibera mu ngo, ngira ngo nk'ukuri urabyumva. None si ibintu bya za DNA n'ubwa mbere mu byumvise muri societe tubana nabyo mu ngo, abantu baricana bakagira gute, nyine ikintu bita gucana inyuma kireze mu ngo nyinshi ku rwego hari n'abavuga ngo abana ngo bambere mana ngo nugusenga pe, ngo nugusenga ibintu nk'ibyo ngibyo, wumve ngo isi igeze aharendemuka. Uyu MUTESI Jorine Dusabe yize mu mujyi wa Kigali, biravugwa ko ari n'umunyarwanda, ariko ni inkuru yabereye hano mu gihugu cya Uganda muri Kampala. Ariko nyine wumve uyu MUTESI Jorine Dusabe biravugwa ko ari umunyarwanda, ari n'abantu biganye nawe mu mujyi wa Kigali. N'umugore w'umunyarwanda washakanye n'umugande. Uyu Chris Rugari umugabo we ni umunyamafaranga, akina business mu bihugu bigiye bitandukanye. Akenshi rero abantu busanga bambuka ibihugu, ubusanga mu by'ukuri nko mu kwezi agera mu rugo wenda nka kangahezi, ugasanga wenda tuvuge niba ari iminsi 30 amara nk'iminsi nk'itanu mu rugo. Abantu bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, ngira ngo murabizi, akagenda agacuruza imari, hari n'abamara ukwezi bataragera mu rugo. Uyu mugabo yatangaga buri kimwe muri uru rugo, yatangaga buri kimwe. Guhera mu mwaka wa 2013 bari bamaze kubyarana abana bagera kuri 5. Wa mbere akaba afite imyaka 14. Wavuga uti kuva 2013 ugeze 2025 nta myaka 14 muri kumva ihari. Babyaranye aba bantu batarashakana. Uyu Chris yabanze gutera inda uyu MUTESI Dusabe Jorine, amutera inda. Babana nyine umwana mukuru afite imyaka 14, birumvikana, ibyo bintu birumvikana. Hanyuma ubwo uyu mugabo yari muri business ziwe, yagiye yakira amagambo avuga ngo nyamaze nubwo buri muri business umugore wawe arasambana. Bati rwose bajya banamufata amavideo, bari gusambana, nyine wumve bamubwira ibigambo byinshi bigiye bitandukanye. Bongeraho baravuga ngo ndetse na bamwe mu bana uzi ngo mwabyaranye, abo bana sabawe. Umugabo aravuga ati ibi bintu byashoboka ko wenda ari amagambo
reka ndeke kubyumva nikomereze inshingano zanjye. Uyu Chris umunsi umwe uyu mugabo yaje kwakira call, umuntu aramuhamagara ati Chris Rugari uri mu rugo, ati urugo rwawe ndashaka kuzaza gutora umwana nkamujyana mu rugo rwanjye, ati kubera ko uwo mwana n'uwanjye, ati ndabishaka pe. Atangira kuvuga ati se, ati umuntu umpamagaye atari ko burasisi babateka mutwe buriya baba bashaka gutandukanya abantu cyangwa b'abanyamashyari, dore ko kuva igihe uyu Chris atera inda uyu Mutesi sha rwa rukundo rw'intangarugero barakundanaga pe, nyine bigera igihe barabana bakora ubukwe, nyine rwa rukundo rw'intangarugero ku rwego nyine barakundanaga by'intangarugero. Hanyuma uyu mugabo Chris aravuga ati ibi bintu uyu mwana wampamagaye yanatekereje ko ngo ashobora kuba ari nk'umuhanzi ngo uri kumuhamagara kugira ngo amukoreho indirimbo, kugira nyine yumva uburyo agomba nk'umugabo nyine reactinga, abwiwe ngo wenda uyu mwana wabyaranye n'umugore wawe ntabwo ari uwawe. Hanyuma uyu Chris abibaza umugore we ati Dorine mugore mwiza, ibi bintu bimeze gute ko nakiriye call ivuga ngo hari umusore mwabyaranye ushaka kuza gutwara umwana we, bimeze gute uyu mwana bimeze gute? Umugore wabitera utwatsi aterekana ati ngewe atari ko bebe nukuri nabashaka kudutandukanya, atabo bantu rwose bima amatwi bo nabashaka kudutandukanya, ubona ukuntu twibereye neza. Nongere nkwibutse ko yari yarabwiwe mu kazi akora inshuro zigiye zitandukanye ati rwose umugore wawe arasambana guca inyuma, umugore wawe guca inyuma yararangiye, uribwira ngo ufite umugore naho byararangiye bamaze kumumara n'abandi ufite saba. Chris Rugari abitekerezaho cyane, abitekerezaho gatatu, abitekerezaho inshuro zirenze 3, arangije atari ko aho gukomeza kubwirwa aya magambo ni gute aba bana 5 ntabafata narangiza nkabajyana nkajya kubakoresha kubapimisha DNA nkareba koko aba bana niba ari abanjye. Abana Chris arabafata, afata sample y'abana 3, aravuga ati reka mfate aba bana 3 harimo n'uyu mwana w'imfura, ubwo ni 2 n'uwo mwana w'imfura w'imyaka 14, ataba bana reka mbafate mbajyane kubapimisha ADN. Agezeyo uyu Chris yakubiswe n'inkuba, yasanze abana 2 bose atarabe, asanga umwana w'imfura umwe yateye inda Mutesi batarabana w'imyaka 14, uwo mwana ni wowe gusa. Chris atumutwe agira depression, aravuga ati mu byukuri mba nagiye mu mahanga gushakisha umugore wanjye burya agasigara ari gusambana, bikagera naho aryamana n'abandi bakabyara n'abana. Yaje kuza kuba yakira ibikomere, yemera kurera abana akomeza kubitaho. Hanyuma Dorine nawe akomeza kurera nk'ibisanzwe, ariko byaje noneho guhumira ku birari. Chris yabaye nk'uwihaye amahoro, ati burana accident wenda ari n'igihe wenda abana mufashe ku ngufu, ati ibi bintu reka ndeke wenda kubikomeza, abana n'abana reka mbarere nta kibazo. Umugabo igihe yari yicaye mu rugo yicaranye n'abana ndetse n'uyu mwana mukuru w'imyaka 14, buriya umwana w'imyaka 14 n'umwana umaze gukura, none abana b'iki gihe uramureba ukavuga uti uyu mwana yujuje imyaka 18, nyine abamaze gukura. Maze bicaye uyu mwana mukuru w'imyaka 14 aterura amagambo yo gushinja mama we, donc arondora abagabo bose ati mama guca inyuma pe, ati mama aguca inyuma, mama sambanira hano, mama ahoza abagabo hano, nyine mama amushinja buri kimwe cyose, anonosora abagabo, arabivuga bicaranye.
Chris yagize umujinya n'ibyo bya ADN byari byiyongereyeho, arangije aravuga ati ngomba kwinjira muri process yo kwaka gatanya. Yahise ashaka gatanya ajya muri iyo process. Urumva zimwe mu ngingo yitwaje hari iyo kuvuga ngo abana ntabwo ari abanjye. Mu rukiko bamusabye ko bagomba kuzana abacamanza ubwo n'abavoka niba ari n'abashinjacyaha wenda, kubera ko nyine hari process ya divorce. Wenda sinzi ukuntu process ya divorce wenda ikorwa, niba haba ibintu byo kuburana n'abanyamategeko, ariko ntekereza ko baba bahari. Arangije ati bapanga umunsi bati tuzajya gufatisha ADN uyu munsi uyu nguyu. Ariko urabyibuka ko uyu mugabo yari yatwaye sample y'abana bagera kuri 3, ni mu gihe abandi bana bagera kuri 2 kubera ko ni 5 babyaranye bo bari basigaye mu rugo. Donc ni nka sample nyine yafashe, hasigaye abana bagera kuri 2. Hanyuma rero habura umunsi umwe kugira ngo izo ADN zize kuza kuba zafatwa. Uyu mugore yagize ibitekerezo, niba navuga ngo n'iby'ubupumbafu cyangwa se niba atari urukundo hari, yaravuze ati byanga byakunda ngiye guhomba umugabo. Kandi uyu mugabo yamperezaga buri kimwe, yari afite amafaranga. Ati rero ngiye guhomba umugabo. Atekereza nabi, atekereza kwica umwana we kugira ngo nyine imiryango nyine ihugire mu bijyanye no gushyingura no kwita ku mwana, uburwayi, ibintu ibyo bijyanye no gupimisha ADN. Donc byabaye mu ijoro nk'ejo bari bujye gufata ADN z'abana bagera kuri 5 urukiko kugira ngo habe gatanya. Ariko umugore biravugwa ko we yari yapanze umupangu, kubera ko ntiyarazi ngo abona byaranye n'umugabo wanjye nabaye, abona byaranye nawe naba, usibye umwana wa mbere w'imyaka 14. We yari yapanze ko aba bana agiye kubakuraho gake gake, nyine ku buryo famiye ihugira muri ibyo bintu byo kuvuga ngo turi gushyingura abana, turi kugira gute. Ni nkaho yavuze ati nzaba mbyara abandi bana, reka nkureho gake. Urumva ubugome bw'iyi si uburyo bwateye. Reba umubyeyi yabyaye abana bagera kuri 5. Bamwe ababyaye muri ibyo bibazo bimeze gute, ntabwo azi ngo aho yabyaranye n'umugabo we nabaye, kubera ko umwe yajyaga undi yaca ku ruhande, nuko undi akurira, ntazi ngo wateye inda ninde. Uwatekereza ati aba bana cyangwa bikunda ibibazo biravutse, reka nzi noneho nkureho gake. Aba bana ngende nyine duhugire mu bijyanye n'ibiryo, ibyo bintu by'amadivorce nge n'umugabo wanjye byanga byakunda tuzabana. Aba bana nyine yagize niba ari umujinya, niba ari iki, niba ari amayeri, hari ukuntu abagore niba bagira amayeri ameze gute, sinzi ukuntu bamwe batekereza. Gusa byaje kuza kuba byagenda gute. Muri iryo joro rero umwana umwe w'imyaka 2 n'igice aba amutwaye ku bitaro. Ati umwana ameze nabi. Ubwo ni muri iryo joro nk'ejo araba ibijyanye no gupimisha ADN. Ati umwana ameze nabi. Umwana bamugeza, donc wageze ku bitaro baramupima, basanga umwana ahubwo ntiyagakwiriye kuba yaza kuri ibyo bitaro, kubera ko we yatanze impamvu ko umwana ahanutse kuko babaga muri etage, ngo ahanutse muri etage kuri floor ya mbere, nyine ngo yaciye mu idirisha arangije aragwa. Umwana baramupima, abaganga barareba, basanga umwana nta kibazo afite, basanga nta bikomere ntaki. Nyine baravuga bati uyu mwana rero mujyane mu rugo, noneho umugarure mu gitondo kugira ngo uyu mwana bamucishe muri scanner. N'uwo mwana uri urareba kuri iyo screen yawe wapfuye. Ati mujyane, turi buze kuza ko twamucisha muri scanner turebe niba koko hari ikibazo yagize. Mu gitondo uyu Jorine yabyukiye ku bitaro n'uyu mwana we. Amugejeje ku bitaro
yamugejeje ku bitaro umwana yarembye. Umwana yari ameze nabi, nawe aravuga ngo umwana wanjye ndi kubona nyine ari kugenda aba nabi, amerewe nabi, murebe ukuntu mwamugenza. Umwana akivuga ayo magambo ageze ku bitaro yahise apfa. N'uwo mwana uri urareba kuri iyo screen yawe. Uyu mwana akimara gupfa, aho kugira ngo uyu mugore wenda atabaze na polisi ati mu by'ukuri yakwiriye kuba investigation kugira ngo hamenyekane icyaba kishe uyu mwana, ese ko apfuye muri ubu buryo bwihuta cyane bimeze gute, uyu we yahise contactinga imiryango avuga ngo umwana arapfuye, donc ari hano arategura vuba vuba kugira ngo badapima ibyo bijyanye na za DNA, donc ku buryo nyine yahise ategura imihango yo kumushyingura vuba vuba. Abantu babigiraho ikibazo batese uyu mugore uri kwihuta gutya nta investigation bagomba gukora, ibi bintu buriya nta kantu kaba karimo. Hanyuma reka investigation rero zitangire. Basanze idirishya uyu mugore yavuze ko uyu mwana ngo yanyuzemo agwa, basanze ngo iryo dirishya rifunzwe permanently, bari bararifunze nyine ku rwego ntabwo byashoboka. Umubiri w'uyu mwana bawukorera isuzuma, basanga uyu mwana yabuze oxygene mu bihaha, bikavugwa ko uyu mugore ngo yabanje kumuniga bitewe nyine n'uwo mujinya ati bibijyana ubundi binibiki bigiye kuntandukanya n'umugabo wanjye, sinzi uwo nabyaranye na Chris, sinzi nyine nawe byumva, sinzi uwo nabyaranye n'umugabo wanjye, si nyine yafashe umwanzuro ko agiye guhera ruhande aniganiga, atangira kuri ubwo nguwo, ku buryo nyine igihe bazaba bari kwaranje nyine guherekeza uyu mwana wabo mutoya. Uyu mwana wabo mutoya bayerewe izina ry'uyu mwana yitwa Nganwa Rugari, urumva harimo izina rya papa wiwe, donc nyine bigenda gutyo nyine kumuniga ku rwego nyine kwaranja uburyo mu by'ukuri ikiriyo umwana nyine araba ari gutegura ati naba ngaba ndabigenza gutya ku rwego nyine bahugira muri ibyo ngibyo, umugabo wanjye ntidutandukane, ntihabaye divorce, ati n'ubundi sinzi uwo nabyaranye nawe, sinzi uwo byagize gute. Nyine urumva uwo mutima umeze gutya, abantu benshi uyu mugore bari gukomeza kumugarukaho. Hanyuma umukozi bari bataye muri yombi yaravuze ati ngewe nari niyicariye muri salo rwose, sinzi ngo umwana yasimbukiye, sinzi ngo byagenze gute, sinigeze mbona umwana asimbuka, ati rwose iby'urupfu rwiwe rwose ntabwo mbizi, bati rwose mwabibaza mama wabo rero baza gusanga nta burozi uyu mwana yigeze ahabwa, nta kintu gihumanye uyu mwana bigeze basanga mu gifu, ahubwo basanze ari ukubura umwuka mu bihaha bijyanye no kuba yanigwa. Ikindi nuko basanze nta injuries, nta bikomere, nta gikomere na kimwe cyabonetse ku mubiri w'uyu mwana. Ukibaza wa mugana uburyo umwana yasimbuka muri floor ya kangahe, umwana ntavunika amaguru, ntavunika amaboko, ntagenda ari gucumbagira, nta na kimwe. Ahubwo uyu mubyeyi yanize uyu mwana uri urareba kuri iyo screen yawe. Gusa ikintu kibabaje, umubiri w'uyu mwana bawupimye amaze gupfa, ngira ngo bibaye ejo bundi mu ntangiriro z'iki cyumweru turi gusoza, ni mu ntangiriro z'iki cyumweru bapimye umubiri w'uyu mwana ngo barebe niba uyu mwana ari uwa Chris Rugari, basanga uyu mwana yari uwa Chris. Uyu mwana basanze ari uwa Chris. Ni mu gihe cyamwe abantu mwe birababaje biteye agahinda. Ubwo batatu muri abo bana batanu babyaye, babiri umukuru n'aka kana donc nibo ba Chris, ni mu gihe abandi batatu yababyaye uyu Mutesi Jorine yababyaye ku bandi bagabo. Biteye agahinda, abantu benshi bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Umugabo akava mu rugo akajya guhahira umugore n'abana, umugore we agasigara ari gusambana n'icyo gihe. Ariko hari n'amakosa ngo abagabo bakora, ugasanga umuntu ngahugiye muri business, ugasanga ngo hari ukuntu umugore yakenera n'ibintu akabibura.
iyo umubiri se none wa mugore umubiri wahagurukanaga akimenaho ibizi bikonje, none se ubu ntiyabivuze. Basanga nyine akeneye umuzimya, nyine biranze tu, ugasanga niba hari abantu bamuterese burya nyine biba ari ibibazo bikomeye cyane. Ariko banaravuga ngo ntawe uzimya uwatse buriya kumuzimya, umuntu nyine wari usanzwe waka n'ubundi kumuzimya ngo aba ari ikibazo gikomeye cyane. So urumva ni urugo rwagize ibibazo bikomeye cyane. Kuri ubu ngubu umugore yatawe muri yombi, umwana ari guherekezwa, umugabo Chris Rugari. Ni ibibazo bikomeye cyane, urumva ibibazo byabaye uruhuri, ibyo bya divorce, gupfa umwana, umugore we gufungwa, nyine wumve umutima wa Rugari Chris wenda nko guturika bitewe n'ibi bibazo yagize. Uri butwandikira igitekerezo cyawe, gusa ibi ni ibintu tubamo bya buri munsi, societe nk'inkuru tugenda tubagezaho uburyo nyine like sociologically, uburyo burya muri societe abantu barakenerana, ukeneye kanaka, buriya nicyo nyine bita ngo societe cyangwa se communauté. Ni ukuvuga ngo nyine hatariho societe none se abantu ntabwo wasurvivinga. Urakenera kujya kuri butiki ugasanga umuntu akaguhereza, ukagira gute, ugakenera abakugira inama, bakuba hafi, abagukorera ibyakunaniye, ibintu nk'ibyo. Ni societe, ni bwa buzima n'ubundi dusanzwe tubaho bwa buri munsi. N'ubundi ni nka cya kibisi cy'isi turimo nanone, ubusanga nyine muri bisi hari abasakuza, hari abatongana, hari abapfubusa, hari abusanga bari guteretana mu kibisi, nyine wumve ni nk'ikibisi